Yes, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe igisubizo cy'abantu ba uploadinga video zabo kuri YouTube channel ariko ntibabone views. Ubwo ndavuga kuri YouTube channel zikizamuka. Abantu bafite YouTube channel zikizamuka, hari abazifite zabaye monetize, hari n'abazifite zitaraba monetize. Ndetse hari n'uwifuza gufungura YouTube channel. Iyi video rero ni igisubizo ku bantu bose ba uploading ama video kuri YouTube channel ariko ntibabone views. Atari uko video bakoze ari mbi, atari uko karite ya video yabo ari mbi, atari uko umwihariko wabo ari mubi, atari uko description batayikoze neza cyangwa se titre batayanditse neza, n'ama tags yose ibintu byose babikoze neza, ariko yakwa uploadinga video ugasanga ntabonye views, ugasanga yastakinze muri views 20 50, yakabye ugasanga yabonye views 100. Iyi video rero ni igisubizo ku mu YouTuber wese ukigerageza kuzamuka, ni igisubizo ku muntu ushaka gutangira channel, ndetse ni n'igisubizo ku muntu ufite channel yabaye monetize ariko akabashyiraho ama video ariko ntabone views. Reka nkubwire ngo kora subscribe, ukande like, share, hanyuma dusangire iyi message kandi uyisangize n'abandi. Hanyuma rero reka tubanze twibaze ngo views ubundi iyo postinze video kuri YouTube ubundi views zituruka he? Iyo postinze video kuri YouTube irabanza ikanaliza video yawe. Irabanza ikanaliza titre, izina rya video ukuntu yitwa, ikabanza ikanaliza description, ikanaliza n'ama tags. Rero YouTube imaze kubyanaliza ihita ya understandinga category video yawe irimo na audience ishobora kuba yayisangiza nabo. Icyo gihe rero iyo algorithm imaze kubirangiza baguha icyo bita impression. YouTube iguha icyo bita impression rero iyo ukiri mu YouTube ukizamuka, iyo YouTube igiye kuguha impression ni kwa kundi ufungura YouTube ukabona video y'umuntu irapiyarinze cyangwa se thumbnail y'umuntu irapiyarinze, ukaba wacuzinga kuyikandaho cyangwa se ukaba wascrollinga ukareba ikurikiyeho. Izo nizo bita impression. Kwa kundi ugenda uscrollinga muri YouTube ubona video z'abantu ugenda uzamuka uri gushaka iyo ushaka kureba. Rero nabo baguha icyo bita impression, bagenda bayishyiramo hariya. Nukuvuga ngo YouTube igiye kuguha impression yamaze kwanaliza video yawe, iba yamaze kumenya n'abantu bari burebe video yawe. Tuvuge niba video yawe iri mu Cyongereza, iba yamaze kumenya ahantu impression zawe ziri buturuke. So nukuvuga ngo rero twebwe hari ikintu aba YouTubers tutajya twitaho. Hari iminsi hakaba n'amasaha umuntu agomba ku uploadingiraho, kubera ko aba users ba YouTube baba bari ku murongo ari benshi, kandi bigaterwa nuko n'abantu barimo bashaka entertainment muri ayo masaha cyangwa se kuri uwo munsi. Ntago uzifata ngo uploading video mu gitondo mu saa moya za mu gitondo nurangiza we expecting yuko video yawe iri bubone engagement ihagije cyangwa se iri bubone views zihagije. Mu gihe mu gitondo saa moya abanyeshuri barimo bajya ku ishuri, mu gitondo saa moya abakozi barimo babyigana bajya mu tuzi. So nukuvuga ngo uramutse uploadinze video yawe nko muri icyo gihe cya mu gitondo, birashoboka yuko video yawe ishobora kurangira itabonye ama views. Ikindi nanone ntabwo ushobora kwifata ngo uploading video yawe saa 6 z'ijoro nurangiza we expecting yuko video yawe iri bubone engagement ihagije, kubera yuko aba users ba YouTube abenshi harimo abaryamye mu night shift mu tuzi tugiye dutandukanye, hari n'abandi baryamye kugira ngo bitegure kujya mu kazi ku munsi ukurikiye. Ntushobora kwifata ngo uploading video yawe saa 3 saa 2 saa 4 z'ijoro ngo we expecting yuko video yawe iri bubone engagement nyinshi cyangwa se impression nyinshi. Icyo gihe ugomba kumenya yuko aba users ba YouTube cyangwa se audience yawe, bitewe na audience yawe, tuvuge niba ufite ukora video, tuvuge niba video yawe bakoze ari nko mu Kinyarwanda ukayuploadinga nka saa 5 z'ijoro, saa 5 z'ijoro urumva ntago ushobora ku expecting yuko hari abantu benshi bari buyirebe bitewe n'ururimi irimo kandi bitewe na audience yawe. So muri iyi video rero ndashaka kukwereka iminsi mu cyumweru n'amasaha ushobora ku uploadinga video yawe, hanyuma ukayibarira neza ukaba wabasha kubona impression nyinshi arizo zibyara views. Muri cya gihe aba YouTuber users baba ari benshi bari gushaka entertainment, bityo hakaziramo na ya audience yawe ushaka gutargetinga. Muri iyi video rero ngiye kukwereka iminsi 3
ntakuka, iminsi 3 ntakuka ushobora kuuploadinga video yawe, nkubwire n'amasaha ushobora kuuploadinga video yawe ikaba yabasha kubona ama views menshi. Mu gihe ubizi neza yuko video yawe ikoze neza, ukaba ubizi yuko quality ya video yawe ari nziza, ukaba ubizi neza yuko wakoze nziza, ukaba ubizi yuko title yawe, ukaba ubizi neza yuko description yawe yanditse neza isobanura video icyo ari cyo, ukaba ubizi neza yuko YouTube algorithm niramuka isomye izo details zose navuze hejuru ikabasha understandinga video yawe icyo yerekeyeho n'amatags yawe akaba ari meza, ndahamya ntashidikanya neza yuko iyi video nuramuka uyirebye ibyo nkubwiye ukabikurikiza uzabona impinduka. Umunsi wa mbere rero ushobora kuuploadingaho video yawe, ibyo byose bimeze neza, video yawe ari nziza, ibi byose wabikurikije neza, umunsi ushobora kuuploadingaho video yawe ukaba wabona umusaruro. Umunsi wa mbere ni umunsi wo kuwa kane. Umunsi wo kuwa kane ni umunsi mwiza wo kuuploadingaho video yawe, ariko umunsi wo kuwa kane ni umunsi mwiza wo kuuploadingaho video yawe. Reka nkubwire n'isaha nziza ushobora kuuploadingaho video yawe, algorithm ikafata umwanya wo gusoma video yawe ikayanaliza, hanyuma ikaza kuguha impression nziza kandi ziza kubyara umusaruro. Kuwa kane rero byaba byiza wauploadinze video yawe hagati ya saa 6 z'amanywa na saa 11 za nimugoroba. Nukuvuga ngo muri ayo masaha ari hagati yo kuva saa 6 kugeza saa 11 za nimugoroba, isaha yari yo yose wakuuploadinga muri ayo masaha yo kuwa kane, video yawe ifite amahirwe menshi yo kuba yabona impression nyinshi cyane kandi ukabona n'ama views menshi cyane. Undi munsi rero wa kabiri wa kuuploadinga mu cyumweru ukaba wabona impression zihagije ukabona n'ama views menshi, ni umunsi wo kuwa gatanu. Umunsi wo kuwa gatanu ni umunsi mwiza, ni umunsi usoza iminsi y'imibyizi, ni umunsi abantu baba barangije imirimo y'icyumweru. Abenshi baba barangije imirimo y'icyumweru kuko abantu benshi ntago bakora muri weekend. Ni umunsi rero abantu baba bashaka kuruhuka bakikuramo stress, ni umunsi bajya kuri YouTube bagashaka entertainment. Umunsi wo kuwa gatanu rero uramutse wauploadinze video yawe guhera saa 8:30 kugeza saa 11:30, uba ufite amahirwe menshi yuko video yawe ishobora kubona impression nyinshi cyane kandi ikabona na views nyinshi cyane, kubera yuko saa 8:30 abakozi benshi barimo barangiza utuzi, saa 8:30 saa 9 kugeza kuri ayo masaha ya saa 11:30 abakozi barimo barangiza utuzi, n'abanyeshuri benshi baba badropinze bari mu rugo, abenshi barimo bashaka entertainment, n'abataragera mu rugo bari kuva mu rugo bari kuvayo. So nukuvuga ngo iyo bageze mu rugo rero nta kindi kintu baruhukiraho, bakubitana na video yawe, algorithm yamaze kuyanaliza igatanga impression, uba ufite amahirwe menshi yo kuba wabona engagement nyinshi ukabona na views nyinshi cyane. Undi munsi rero ntakuka, undi munsi mwiza mu cyumweru ari wo munsi wa nyuma mu minsi 3 naguhitiyemo, ni umunsi wo kuwa gatandatu. Umunsi wo kuwa gatandatu ni umunsi mwiza, ni umunsi mwiza abantu baryama bakaruhuka, ni umunsi mwiza abakozi benshi ntago bakora, ni umunsi mwiza abanyeshuri benshi ntago baba bagiye ku ishuri, kandi ni n'umunsi abantu benshi kuwa gatanu baba baraye binjoyinga, hari ababa bagiye muri za club, basohotse bagiye hanze. So iyo babyutse mu gitondo kuwa gatandatu mu gitondo, iyo babyutse kuwa gatandatu mu gitondo bakimara gufata breakfast, nta kindi kintu, bamwe baba bashaka movie, abandi baba bashaka comedy, abandi baba bashaka content zigiye zitandukanye kuri YouTube. Ni ukuvuga rero ngo iyo barangije breakfast kuwa gatandatu mu gitondo nta kindi kintu baruhukiraho, ni entertainment. Ni ukuvuga ngo rero kuwa gatandatu mu gitondo wauploadinze video yawe hagati ya saa 3 na saa 5, video yawe ifite amahirwe menshi cyane yo kuba yabona impression zihagije, ifite amahirwe menshi cyane yo kuba yabona views zihagije, bitewe nuko abantu bakimara kuva muri breakfast kwa gatandatu mu gitondo, abenshi baba banavuye muri siporo, bamwe baba bavuye mu tundi turimo tugiye dutandukanye two mu rugo, kubera ko baba baruhutse ntago baba bakoze. Rero video yawe ifite amahirwe menshi cyane yo kuba yabona views. No kuvuga ngo kwa gatandatu ukauploadinga saa 3 na saa 5, hagati ya saa 3 na saa 5, ayo ni amasaha meza cyane, ni amasaha meza cyane yo kuba wabona views nziza kandi zisukuye, kubera ko n'abantu baba bafite n'umwanya, abafite n'amahirwe yo kuba yareba video yawe akayirangiza. Kuko
ntago uzambwira ngo uzaploadinga, tuvuge niba waploadinze video yawe nko kuwa mbere, ushobora kuuploadinga video yawe kuwa mbere ukayaploadinga, tuvuge ni nk'urugero nka saa 4 za mu gitondo. Saa 4 za mu gitondo abanyeshuri baba bagiye muri recreation, saa 4 za mu gitondo abakozi baba bagiye mu karuhuko, n'urebye video yawe arayifungura amasegonda 30 agahita yongera akayifunga, kubera ko hari ibyo bari gusiganwa nabyo. Ariko iyo minsi nkubwiye nayo masaha nkubwiye ni minsi na amasaha simusiga, ku buryo video yawe uramutse wubahirije ibyo nakubwiye hejuru, video yawe ifite amahirwe menshi cyane yo kuba yabona engagement ihagije kandi ikabona views zihagije, mu gihe uzi ko wakoze akazi keza, mu gihe uzi ko wakoze video nziza. Kuko birababaje kuba wakora video nziza, birababaje kuba wafata video ukayinvestingamo, warangiza ukayitakazaho umwanya, ukayitakazaho n'amafaranga, ariko wayaploadinga ugasanga nta views ubonye. Iyo minsi rero nkubwiye nayo masaha nkubwiye nubikurikiza, ndagira ngo uzagaruke muri comment utange ubuhamya, kandi nizere ko iyi video igufashije. Uyisangize, duhe like na subscribe. Thank you for watching. Stay in touch.